urukundo rwacu rero rwaciye mu bintu byinshi harimo n'amasomo yo mu buzima busanzwe. Rero hari ikibazo cya nyuma nje gusubiza, murambaza muti ese we na Cedric murakundana mu buzima busanzwe? Ese koko murakunda? Shima Imana yanciriye inzira igatuma mumenya, kuko igihe nk'iki umwaka ushize, igihe nk'iki umwaka ushize, nta byiringiro nta n'icyizere nari mfite cy'ibi bintu, nta cyizere nari mfite usibye n'ikibintu, nta n'icy'ubuzima nari mfite. Hello bakunzi banjye, mumeze mute? Mumerewe mute? Nizere ko mwese mumeze neza. Ndabasuhuje aho muherereye hose mu mpande z'isi, abari mu Rwanda, hanze yarwo, n'ukuri ndabasuhuje, ndabayambiriye cyane. Turaburanye, mwarambuze ndabizi, ariko n'ukuri ndagarutse mu nyakire, ndagarutse nduwanyu. So nizere ko Uwiteka kibarinze, nanjye nukomeze neza. Hanyuma rero ngarutse kubasuhuza, ngarutse kuganira namweho gatoya, ngarutse cyane ku bakunzi ba filime, nibo nje kuganira nabo. Abakunzi ba filime mwakunze cyane ica kuri Press Vision yitwa Umukire w'Umumiliyoneri. Nje kuganira n'abakunzi bayo, mwegere hano. N'undi muntu wese ugiye kuyumvira hano bwa mbere, utaragira amahirwe yo kuyireba, anyaruke kuri Press Vision Films arebe. Hariho episode zirenga 70 zaciyeho. Hanyuma rero nje hano ngo tuganire kuri filime yacu yitwa Umukire w'Umumiliyoneri, ica kuri channel yitwa Press Vision Films. Iyo filime mwarayikunze cyane, ni filime yakunzwe pe, ni filime yakunzwe ndetse natwe ituzamurira amazina twebwe twayikozemo, twebwe abakinnyi twayikinnyemo. Ni filime yahinduye ubuzima bwa twebwe twayikinnyemo, twayigaragayemo. So rero niyo mpamvu nje hano ngo tuyiganireho. Hanyuma umuntu uri hano umbonye bwa mbere, cyangwa se wenda usanzwe undeba, wenda utazi iyo filime, anyaruke ajye kuri Press Vision Films. Hariho episode zirenga 70, agende yihera ijisho, kuko ni filime yakunzwe, filime y'urukundo, yari irimo amasomo menshi cyane. Hanyuma rero reka nsuhuze umuntu wese twatangiranye iyi filime y'Umukire w'Umumiliyoneri, guhera kuri episode ya mbere Alice na Cedric bari muri sport, kugeza ubu ngubu kuri finali twayisozanyije. N'ukuri ndagushimiye aho uri hose, wicare wigurire akantu wumve ko ushimiye mbikuye ku mutima. Mwatweretse urukundo tutigeze tubona. Nje reka wenda mbabwireho gatoya imva n'imvano y'iriya filime. ntago Umukire w'Umumiliyoneri twayitangiye tuzi ko izaba seri, ntago twayitangiye tuzi ko izaba seri. Murabizi Press mbere mwari muyiziho gukora amafilime ariko arangira, amashort movies cyangwa se full movies ariko zirangira. Ntago twatekerezaga ko twakora seri mu buryo butunguranye nka buriya. Twebwe twayikoze ari filime irangira, tuzi ko tugiye gukora filime ikarangira nkuko bisanzwe. Hanyuma tuza kwisanga filime yakunzwe, mwakunze story yayo, tuza kwisanga muri kudusaba igice cya kabiri, igice cya gatatu. Nuko filime yakomeje, ariko mu by'ukuri Umukire w'Umumiliyoneri ntago director wayo yigeze yicara ngo avuge ngo iyi zaba seri. Ni mwebwe mwatumye baseri, kubera urukundo rwanyu, kubera ukuntu mwayikunze. N'ukuri turabashimira tubikuye ku mutima. So rero ahangaha tugiye kwibukiranya
ukuntu filime yatangiye kugira ngo n'utaratangiranye natwe abashe kumva story ashobora no kuyikunda akaba yajya kuyireba kuri Press Films. Tugiye gutangirana uko twatangiye twibukiranye, ndabizi hari abantu bayizi story kundusha, twatangiranye mutigeze mucikwa na episode n'imwe, ko ni filime twakoraga ikaba yarebwa n'ibihumbi 200 mu masaha 10. Ni ukuri ni filime yakunzwe pe, niyo mpamvu nicaye hano kugira ngo tuyibanyuriremo gatoya, twongere twibukiranye, hanyuma tuyipfundikire neza, munamenye n'ibindi bintu n'utundi tuntu twagiye tuyiranga. Twagiye filime yatangiye gutya rero, muranyihanganira ngiye kuyisoma muri telefone aho nayanditse kugira ngo mbashe kubabarira inkuru neza. Ego, filime yatangiye Alice ari muri siporo ahura n'uwitwa Cedric, ariko Alice ntiyamwitaho, ahubwo Cedric aramukurikira ngo arebe aho ataha. Uwo Cedric yari umukire w'umumiliyoneri, hanyuma aza gusaba akazi yigize umukozi wo mu rugo kwa Alice, barakamuha, ariko murumuna wa Alice Gihozo aba atishimiye Cedric. Ubwo nyine aba atamwishimiye kubera ko Cedric yaje yicishije makeya, yigize umuntu udafite ikintu na kimwe kugira ngo abashe kongeraho. Urumva nyine Gihozo yari umwana ufitemo akantu k'ikisugo k'ubwiyemezi, ndakita gutyo sinzi, gusa we yaramubonye aravuga ati uyu muhungu aje gukora iki. Gihozo ntabwo yakoranaga n'abantu baciye makeya badafite ubushobozi, we muramuzi yakoranaga n'abantu bifitiye amafaranga. So rero urumva ntago Gihozo yigeze amwishimira. Nyuma y'uko Gihozo atamwishimiye, twarakamuhaye, ariko Alice yari afite boyfriend witwa Shafi, ariko atamukunda kubera imico mibi. Alice ahakanira Shafi ko atamukunda. Urumva nari mfite Shafi, nari mfite umusore dukundana ariko utagira imico myiza na Mbappe. Hanyuma nza kumuhakanira, mubwira ko bitagishobotse ko dukomezanya. Cedric kubera gukora akazi ke no kuba yari afite intego yamuzanye, Alice aza kwikanga nawe yarakunze uwo mukozi we wo mu rugo, atazi ko ari umukire. Ibyo babicamo ari nako Gihozo amwanga. Shafi aza kubimenya, ashimuta Cedric, akajya amukubita, ariko ntiyagira icyaba, aza kuhava amahoro. Shalomo yari yavuye kwiga hanze, aje kwa Alice, aza amubwira ko bagomba gukundana bakabana nk'uko ababyeyi babivuze mu bwana bwabo. Alice ntiyabikunda kuko we yari yaramaze gukunda umukozi. Shalomo aza gushimuta Alice, agasaba Cedric ko amuha kampani ye kuko aba yaramenye ko ari iye. Cedric akayimuha, ariko nyuma tugasanga ataramuhaye impapuro za originali. Hari umukobwa witwa Tricia wari warazijyanye muri Korea gushaka isoko. Kami mushiki wa Cedric aza kwicwa, yari yarakundanye na Dani, musaza wa Alice. Umuntu umwica aba ari Shafi, ari kwihorera kuri Cedric nyuma y'uko Shafi aba yarafunzwe azira gushimuta Cedric. Nyuma haza kuza undi mukobwa w'umukozi muri kampani witwa Pucuri. Uwo Pucuri akaza gukundana na Dani, atamukunda, amwaka amafaranga, bikaza kurangira Pucuri yisubiyeho akamukunda bya nyabyo, bitewe n'uko Dani aba yaramenye ko Pucuri ari ibyo agamije. Lucky umukozi w'ubugenzacyaha aza gukundana na Tricia. Nyuma gato papa wa Alice aba atarashyigikira urukundo rwa Alice na Cedric, bitewe n'uko baba baramubeshye ko Cedric ari we wishe Kami mushiki we. Filime irangira Shalomo na Gihozo nabo basigaye bakundana, nyuma y'uko Shalomo ahinduye imyitwarire y'uko aba yararashwe n'abakozi b'ubugenzacyaha. Ariko mu gihe
ari kwa muganga agashaka kwicwa na Shafi, ariko Gyozo akaba ari we wamutabaye, bikarangira bakundanye, urukundo rwabo ntiruhite rwakirwa na buri umwe, ariko bikarangira babyakiriye kuko Shalom aba yarahindutse bihagije. Filime irangira bose bari mu rukundo bishimye. Iyo niyo story muri makeya y'iriya filime Umukire w'umumiliyoneri, igizwe na episode zigera muri 70. Urumva naje gukundana n'umuntu witwa ko uciriritse, ucishije nyine sinzi gusa uciriritse, reka tubivuge gutyo. Umukozi wacu wo mu rugo nakoreshaga, nisanze namukunze, gusa mu rukundo rwacu haje kubamo imbogamizi nyinshi cyane, kubera ko nari mfite boyfriend ari we Shafi, utagira imico myiza na mikeya, kuko mwaramubonye kugeza filime irangiye yari afite imico mibi pe. Hanyuma nkagira n'uwo mu rugo, kwa kundi ababyeyi baba bafite abana, hanyuma abo bana ababyeyi ari nk'inshuti ku mpande zombi, bakajya bavugana ati sha nzagushyingira, ati shati dore umukwe wacu. Ibyo bintu mwizere ko mubizi, kubera ko byatubayeho cyane. Ugasanga umubyeyi n'inshuti n'undi mubyeyi, ugasanga bashyingiranye, nyine biraho. Sinzi niba ari imikino cyangwa bakomeje, ariko ntekereza ko aba ari ukuganira. Rero papa wanjye mu rugo, ababyeyi banjye bari barahanye igihango no kwa Shalom ko bazashyingirana, njyewe na Shalom ko nidukura tuzashyingiranwa. Ababyeyi bacu bari barabyemeje kuva mu bwana, njye na Shalom twari twarakuranye. Shalom rero aza kuva hanze, aje ngo nyine dusoze icyo kintu, dukora ubukwe tubane. Asanga narikundiye umukozi wo mu rugo, nabwo biza kuba intambara, mwarabibonye. Shalom aranshimuta, dukorera ibintu bitandukanye, gusa nawe biza kurangira yitwaye nabi, biza kurangira afashwe n'inzego z'umutekano, mwarabibonye. Urukundo rwacu rero rwaciye mu bintu byinshi, harimo n'amasomo yo mu buzima busanzwe, kubera ko iyi filime n'ubuzima busanzwe twashatse gukina, kandi dushaka no gutanga amasomo ku mpande zose. Isomo rya mbere nakuyemo filime igitangira ni uko utagomba gusuzugura umuntu uwo ari we wese, urwego yaba ariho urwo ari rwo rwose, aba ari umukozi wo mu rugo, aba ari umufundi, aba ari kubura mu muhanda. Ntuzigere usuzugura umuntu uwo ari wese, kubera ko ntabwo uba uzi icyo imbere hamuteganyirije, ntabwo uba uzi wowe icyo isi ikubikiye. Njyewe iryo somo niryo rya mbere nakuyemo. Hanyuma harimo amasomo menshi cyane, nagenda mbabwira namwe muri komenti. Nabonye mwarayiyandikiye amasomo mukuyemo, ndaza kugerageza nsome komenti zimwe na zimwe, ntabwo nazisoma zose, ni nyinshi. Hanyuma irindi somo ririmo ni uko ukuri gutsinda ikinyoma niyo byatinda. Ukuri kuratsinda uko byagenda kose. Urukundo nyarwo ntirugaragarira mu byo umuntu atunze, ahubwo rugaragarira mu bikorwa. Urukundo nyarwo ntirugaragarira mu byo umuntu atunze, ko mwarabibonye ko nakunze Cedric nta kintu na kimwe nzi afite, nta kintu na kimwe nzi afite. Ngewe ubwanjye nisanga namukunze, nisanga nabaye umusazi kubera we. Yewe na nyuma amenye ko afite ibyo bya Mirenge, ntabwo byanshimishije, kubera ko ni ibintu atari yambwiye na mbere. Gusa urukundo nyarwo yaje ashaka, ko ntekereza ko nawe yaje ashaka urukundo nyarwo, rumwe rudakurikiye ibintu, rumwe nirwo yabonye, nirwo yansanganye. Hanyuma rero ari naryo somo ririmo, ko urukundo rutagenderwa ku bintu umuntu afite. Ibintu nibishakwa, mwakundana mugakora ibyo bintu mukabigeraho,
apana gutegereza ngo njye ngo ndategereza ngo umugabo ngo ukize ngo ufite ibi mwabigeranaho kandi bigakunda. Ririya ni isomo rikomeye cyane. Kubabarira no guhinduka birashoboka, nk'uko Shalomo na Gihozo baje gukundana nyuma y'uko Shalomo ahindutse bitewe n'ibyo yari yarakoze. Murabizi ko kubabarira ari ryo shingiro ryo kwiha nawe ubwawe amahoro, ryo kumva utuje mu mutima. Ntekereza ko iyo tutababarira Shalomo ntago biba byaragenze kuriya. Ntago urumva iyo tutamubabarira, Gihozo nawe yari kwibabariramo kubera ko yari yaramaze kumukunda. Iyo tutaza kumwumva rero ngo tubabarire Shalomo ku byo yadukoreye byose, ndatekereza mu muryango wacu ntago biriya byishimo mwabonye kuri finali ntabyo twari kuba dufite. Twari kuba turi mu zindi ntambara, ariko twarababariye, hanyuma na Shalomo arahinduka, ibintu bigenda neza cyane. Aho ngaho hakaduha isomo y'uko nta muntu n'umwe udashobora guhinduka, ntabwo bibaho. Ntago mbizi, gusa nzi ko buri wese iyo igihe cye cyageze birashoboka ko wahinduka. Nta muntu n'umwe utahinduka, nta kidashoboka. Hanyuma inshuti, umuryango n'icyizere cy'ejo hazaza nibyo bituma umuntu aba umuntu ukomeye. Inshuti, umuryango n'icyizere cy'ejo hazaza nibyo bituma umuntu avamo ukomeye, akaba umuntu ukomeye. Nizere ko muri kumva icyo kintu. Nuko filime rero yacu yagenze. Reka tujye muri komenti z'abakunzi bacu mwatwandikiye, ko ntabwo twabirengagiza. Nimwe twakoreraga, nimwe twatangiranye uru rugendo tukaba turusozanyije. Ntabwo twakwirengagiza ibitekerezo byanyu. Ngiye gusoma ni komenti nkeya zose, ntabwo nazirangiza. Komenti zirenga 6 sinazirangiza, ariko izo ndagenda mbona, ndagenda mbasomera. Harimo uwitwa Claire yagize ati, iyi filime yari nziza cyane pe, abo twayitangiranye twaba tuyisoreje hamwe, mwarakoze cyane. Alice na Cedric narabakunze cyane, muri romantique sana, mutwigishije byinshi pe. Shalomo na Gihozo namwe mwaratwubatse, courage. Papa Dani udusoreje filime neza cyane, utanga umugisha wa kibyeyi. Reka twitegure izindi nziza muri kudutegurira. Claire, warakoze cyane kureba filime yacu. Reka tukubwire ko ibyiza biri imbere, birahari byinshi, wenda ndaza kubivugaho ndi gusoza ikiganiro. Gusa ibyiza biri imbere, ntabwo tuzigera tubatenguha. Rose aragira ati, murakoze cyane, muzi gukina neza, ndabakunda. Rose, urakoze cyane, natwe turabakunda, byose dukora ni mwebwe tubikorera. Hano hari uwitwa Nyiramasuka aragira ati, mwakoze cyane, muyirangije neza cyane, kuko umuryango wose wiyunze, bameze neza. Turabakunda cyane, buri wese ku ruhande rwe. Tuhakuye isomo rikomeye cyane. Twamenye ko nta muntu mubi ubaho biterwa n'uko wamutwaye muri situwasiyo arimo. Turabakunda cyane, I love you, we love you too. Uri kumva ko Nyiramasuka yakuyemo isomo y'uko nta muntu udashobora guhinduka. Ubwo ndatekereza ari kubivugira kuri Lore ya Shalomo. Nta muntu n'umwe udashobora guhinduka, kandi niko kuri pe. Nibyo navugaga ruguru, ko nta muntu utahinduka, ahubwo ugerageza kumutwara neza, ukamwereka ineza. Iyo neza wamweretse iramukurura, bikarangira ahindutse. Kuko ntekereza ko iyo Shalomo tuza gukomeza guhangana, tugahangana akatugirira nabi, tukamwitura indi, ndatekereza ko biba byarabaye intambara. Ariko yarabidukoreye, duca make, turatuza, paka nawe abona ko yahemutse, aradusanga dusaba imbabazi. Ange aragira ati, wow, ni byiza cyane, tunyuzwe na story, ni ukuri irangiye neza. Congratulations to all of you,
to the team ni ukuri birasobanutse, we love to us. Okay, Ange urakoze cyane, mwarakoze gukunda ibyo twabahaye, mwarakoze kutwereka urukundo rwanyu. Hanyuma nta Angelique irakoze, nta kintu kishimishije nk'ukuntu muyisoje neza, twigiyemo byinshi byiza ndetse bizadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Angelique urakoze cyane, iyi yariyo ntego twari dufite, ko umuntu wese ku ruhande rwe akuramo isomo rye ry'ubuzima, akuramo ibizamufasha. Aha rero mfite indi komenti y'uwitwa Claudine, yaranditse ati Press Vision tuzabakumbura rwose kandi muzatebuke muduhe indi filime imeze nk'umukire mu miliyoneri, ndabakunda cyane. Claudine reka nze nkusubize mu kanya. Aha, Mwarabu Janvier aragira ati ahwi finally kera kabaye, finali iraje, dushimiye buri wese twayitangiranye. Ni ukuri koze, noneho nakuze ukuntu muri kugenda mushimirana muri komenti, mukagenda mushimirana mukavuga ati mwarakoze, abantu mwese nyine muri kudukorera akazi twagakoze, nitwe twakabashimiye. Ariko ndi kugenda mbona muri komenti nukuri muraba agaciro pe, twamaze kuba famiye, nicyo kintu maze kubona. Noneho undi Thomas aragira ati twatangiye urugendo turarushoje, tuhakuye amasomo menshi, Imana ibaha umugisha. Thomas nawe Imana iguha umugisha cyane, kandi nukuri twishimira ko ibyo dukora mubikuramo amasomo. Kanze nanjye ndababwira isomo nakuyemo, ariko naribabwiye nari nibagiwe ko naribabwiye. Aha, Ishimwe Diane, Alice na Cedric n'abandi mwarakoze, twabanye neza, muzagaruke natwe ntituzabura mega ngo tubakurikire, turabakunda cyane. Diane urakoze cyane, urakoze pe. Muduteye irungu gusa, mwarakoze kuri buri kimwe, mwarakoze, turabakunda cyane. Uyu bamwita Mutesalice. Mutesalice ntabwo tubateye irungu pe, nta na rimwe tuzigera tunaribatera. Reka nze ndababwira ikigiye gukurikiraho mu kanya. So rero reka ndekere gusoma komantere, ni nyinshi cyane ntago nazirangiza. Namwe wenda muraza kugenda mucishemo amaso, muhane like. Hari abantu mbona bavuga ngo umuntu twatangiranye filime ngo Alice na Cedric ngo bari muri siporo, ngo tukaba tuyigejeje aha, ngo nampe like. Nuko like nanjye ndayiguhaye. Muba muzi rero ko comment zanyu tutazisoma, turazisoma zose, turabibona byose ibyo muba mwandika. Reka rero mfate uyu mwanya mbabwire ngo mwarakoze cyane, mwarakoze mwa bantu mwe, mwakoze ikintu gikomeye cyane. Iriya filime yatubereye amateka mu bintu tutateguraga, tutatekereje. Nababwiye ko iriya inoseri turangije mu kiro mu miliyoneri ntago yari yateguwe nka seri, yari filime ya short movie irangira part 1 gusa irangira. Ariko kubera ko mwayikunze, muduha imbaraga, mudutiza imbaraga, bituma tuyikomeza, muduha icyizere, filime ikagirebwa n'ibihumbi 200 mu masaha 10. Byari ibintu birenze cyane. Twarabashimiye, duhora tubashimira, tuzaba tubashimira. So rero hari ikibazo cya nyuma nje gusubiza. Mwadushimiye, nasomye komantere, gusa hari izindi komantere njya nsoma, yaba zinsanga kuri TikTok yanjye, kuri Instagram yanjye. Abantu batayizi na Alice Danica, mugende mu na following, zikanansanga no kuri YouTube. Iyo comment niyo nje kubasubiza ahangaha, kuko ntago nagenda, ntago twasoza filime dusizemo akantu k'urujijo, ntago byaba ari sawa. Reka tuyipfundikire neza, mumenye ukuri kuntu bimeze.
ikibazo kiragira kiti murakimbaza niyo nigirira live kuri TikTok munsagaho mukakimbaza icyo kibazo comment murambaza muti ese we na Cedric murakundana mu buzima busanzwe, ese koko murakundana, ese koko mufitanye umwana, uriya mwana nuwa mana yanjye. Ariko iriyo komenti igaragaza ubuhanga twakinanye iriya filime, nyine igaragaza ubuhanga bwabaye muri iriya filime, kubera ko twabikinnye nk'aho ari ibya nyabyo, abakunzi bacu mubireba mubigira pasono, nyine n'ababikeka mukatubwira muti twakifuje ko biba byo, ati basi muzikundanire. Rero iyo komenti ntago twe tuyifata nk'ikintu gikomeye, kubera ko nyine icyo twashatse kubereka nicyo mwabonye. mu by'ukuri twashatse kubereka nyine ko dukundana, ko dufite urukundo rwa nyarwo, kandi nicyo mwabonye pe, icyo twifuje nicyo mwabonye. Twakoze akazi katoroshye, ariko mu by'ukuri ntabwo njye na Cedric dukundana. Cedric ni umusore twahuriye muri iyi proje, ndakeka iyi proje yatangiye mu kwa mbere, ni proje yatangiye mu kwa mbere, imaze amezi 6. urumva na Cedric tumaze amezi 6 tumenyanye, twahuriye muri iyi proje, ntabwo twigeze tumenyanaho na mbere ya proje. Ni ahangaha twahuriye, baduha role tuyikora neza mpaka mubona ko ari ibya nyabyo. Ariko mu by'ukuri Cedric ni umusore afite ubuzima bwe abayemo, nanjye mfite ubuzima bwanjye na famiye yanjye tubayemo, nta hantu na hamwe duhuriye mu bigendanye n'urukundo. Abakunzi bacu rero mwifuza ngo basi ngo bizabe byo, ngo mwaba muberanye, ngo muzabikure muri filime, rwose mwokabyaramwe ntabwo byashoboka, kubera ko ngewe mfite famiye na Cedric kandi afite amahitamo ye, afite ubuzima bwe bundi abayemo. Icyo ngicyo nicyo kintu nashakaga gushyiraho umucyo, kubera ko ino filime nyine ibasigiye icyo kintu mwakibazaga cyane, icyo kibazo mwakimbazaga cyane, ariko ibyo bigaragaza ko twakoze akazi kacu neza. Hanyuma rero ikindi kintu mvugaho ntaribagirwa, hari ama YouTube channel menshi cyane yagiye atwiyitirira, agapostinga amafilime yacu akababeshya, mukajya kureba episode zarangiye. Hari amacano menshi cyane yagiye atwiyitirira pe, ariko noneho si icyo gusa, hakaba hari n'abandi bagenda bashyiraho shango twapfuye bakatubika. Ni ukuri abo bantu mwatubabariye koko, muri gutuma abakunzi bacu bakuka umutima, bakampamagara bakambwira ngo Alice ngo nibyo koko ngo Cedric yapfuye. Mwatubabariye kweri, mwaretse kutwica igihe kitaragera koko, mwatubabariye ko tugifite byinshi byo gukora, mureke kutwica, mureke gukura abantu imitima. Nta inshuti zacu, abakunzi bacu, ikintu mutazabona Press Vision, yaba ari Press Vision, yaba ari Press Vision Films itabatangarije, icyo kintu nta kiriho. Ni ukuri icyo mutazajya mubona kuri Press nta handi hantu, ntabwo kizaba cyabaye. Murampamagara, ejo bundi hari abamama bampamagaye bakutse umutima ngo Cedric yapfuye, ngo umva hafi kurira. Ndavuga oya, ni ukuri amacano mutubabarire, mwitwica igihe kitaragera, turacyafite byinshi byo kubaha, ni ukuri pe, sibyo? Hanyuma nari amacano ya prodinga filime akababeshya, ntibazongere kubabeshya. Filime y'umukino mu miliyoneri yararangiye. Nk'ubu wasanga nk'uyu munsi cyangwa ejo tugiye kubona tukabona ngo season ya 3, ugasanga batangiye kubeshya abakunzi bacu ngo season ya 3.
urumva kandi wayifungura ugasanga bishyiriyemo ibindi bintu byabo cyangwa se ugasanga bafashe tumwe mu duce twacu twagiye dukina nabo bakatwaporodinga bari kubeshya abakunzi bacu ngo season ya 3. Inshuti zanjye bakunzi bacu ba Press Vision bari Sedanika TV show, umukino w'umumiliyoneri yararangiye ahubwo amakuru nabahereza meza cyane ahari kugeza ubu nuko turi kubategurira indi seri nziza mwuka byarame, reka mbivuge mbikuye ku mutima, nziza itarabaho. Muri kubona iyi filime y'umukino w'umumiliyoneri ntabwo twigeze tuyitegura cyane, ni ibintu byatugwiririye, ariko noneho turi kubategurira seri twateguye, twashyizeho ubwenge n'umutima tukayiha umwanya. Mwebwe mutegereze gato muduhe, reka tubanze turuhukeho mu mutwe, twirengagize iyi y'umukino w'umumiliyoneri banze dushiremo, hanyuma nimara kutuvamo nka nyuma y'icyumweru, ariko ntabwo tuzatinda cyane. Abakunzi bacu twababonye muri kuvuga muti ntimuzatinde mutwicishije irungu, mu by'ukuri nta rungu kuri Press Vision. Muduhe akanya gatoya, namwe mube mwihaye akaruhuko kuko mwakoze akazi katoroshye, mube mwihaye akaruhuko, story y'umukire ibanze bavemo, hanyuma dutangirane na story yindi nshyashya ifite imbaraga izabakora ku mutima. Ndabizi ko muzayikunda cyane kuko irimo innovation nyinshi cyane. Hanyuma hari n'abandi nagiye mbona bavuga ngo muzadutegure indi filime, ngo nanone ngo muzadutegure indi seri, ngo mwese murimo. Subwo ngubwo muri innovation twatuzanye ari yihe. Hano hanze hari impano nyinshi nazo ziba zishaka kwigaragaza, zikeneye kwigaragaza, zikeneye ko tuziha umwanya nazo zikigaragaza. So ino seri tugiye gukora ni seri izaba irimo innovation pe, bizabatungura. Reka ndeke kumena amabanga, muzagenda mubibona. Just nimuduha akanya gatoya tubanze turuhure mu mutwe, tuve muri mudu twari turimo y'umukire tujye mu yindi mudu y'iyindi seri, ubundi mudutegereze. Umva ntabwo tuzatinda pe, kandi nukuri njyewe nko ku giti cyanjye reka nshimire abakunzi banjye mwemeye kunkunda mwuka byaramwe. Mbona comment zanyu nkumva na sikanyica, nukuri sikanyica, munyereka urukundo nkumva birandenze, nkavuga se ni njyewe Alice cyangwa n'undi muntu. Uziko mutuma nitekerezaho nkavuga kubera iki njyewe, kubera iki ibi bintu, kubera iki? Kubera ko ukomeza uko zari inzozi zanjye, sinababeshya. Ntabwo nibuka niba narabahaye ubwo buhamya, gusa ahandi ukomeze narabiharaniye, zari inzozi zanjye. Umwaka ushize igihe nk'iki, ntabwo nari nzi ko mana yanjye ino sinema nta mwaka ndayimaramo, yewe nanayitangira ntabwo nari nzi ko ari ibintu bizaboostinga ngo bigere kuri uru rwego. Numvaga atari njye byaremewe, numvaga ntabwo numvaga ko ari ibyanjye, numvaga nyine ari utuntu ngiye gukora tumfasha mu buzima, nkabona ibyo kurya, ariko ntabwo nari nzi ko ari hazavamo ikintu kingana gutya, nkakundwa. Nyine sinzi ko nabibasobanura, gusa nshima Imana yanciriye inzira igatuma mumenya, kuko igihe nk'iki umwaka ushize, igihe nk'iki umwaka ushize, nta byiringiro nta n'icyizere nari mfite cy'ibi bintu, nta cyizere nari mfite usibye n'icy'ibintu, nta n'icy'ubuzima nari mfite.
umwaka ushize nk'iki gihe murambabara wenda ntabwo ndabohoka neza ku buryo nabasha kubaha ubuhamya, gusa hari abantu mbona benshi munyibeshyaho mukagira ngo ndi umwana wo mu gikoma cy'avoka, kugira ngo navutse byaremeye, ariko ni ukuri ndakubwira ko umwaka ushize nk'iki gihe nta cyizere nari mfite, ariko hamwe n'Imana hamwe no gusenga byarakunze. Ndabyibuka nko mu kwa 9 ndi gutangira ino kariyeri, narasengaga, ndasenga cyane, hanyuma niyaturiyeho ndabyibuka ijambo naravuze ati Mana yanjye, nteye intambwe imwe tera igihumbi, ntangiriye iyi kariyeri, kandi ndabizi ko njye nihaye intego ko uyu mwaka uzarangira njyewe biraba byakunze. Urumva, kandi ni ukuri icyo usenze ugasaba Imana ukizeye nikiguha. Nza kuri presi twakoze filime ya mbere ihita irebwa na miliyoni mu minsi 4 igira views miliyoni, ibintu bitajya bipfa kubaho muri sinema nyarwanda, ariko icyo cyari nkacyo kimenyetso Imana impaye ko nyine ni nkaryo, niba sinzi ko nabyita, gusa ni nk'Imana yampaye karibi kambwira ati noneho rero ibi bintu ni ibyawe, bigiyemo nzabiguheramo umugisha. Filime ya mbere nagiyemo nagaragayemo icyo gihe twari n'abantu 3, twayikinnye turi 3, irebwa na miliyoni mu minsi 4. Ntabwo ari ibintu byoroshye muri sinema kugira izo views zose mu gihe gitoya, ariko ndashima Imana, nshima n'abakunzi banjye, niyo mpamvu ndi kubashimira. Nshimira umuntu wese wakoze subscribe kuri Alice Danica TV show, kubera ko washyize itafari rikomeye ku buzima bwanjye, ntabwo ushobora kubyumva, ariko nzabashimira. Nzafata igihe gihagije tubiganireho, mbaho ubuhamya bwanjye, mbabwire A a Z ukuntu bimeze. Hanyuma rero reka ndeke gutinda mu magambo, fata umwanya nshimire mu izina rya Press Vision yose, nshimire buri mukinnyi wese wagaragaye muri no projet y'umukire w'umumiliyoneri, mushimire buri mukinnyi wese na role bamuhaye, ni ukuri yarayifitinze, yayikoze neza, umva twabigenje neza. Abakinnyi twese twagaragaye muri no filime, umva cheers kabisa, mwakoze akazi katoroshye, twarabikoze, buri wese role bamuhaye yayigaragayemo neza cyane. Nkashimira director wacu wa directinze iyi filime, ni umuhanga cyane, mwarabitwandikiye muri commentaire, twarazibonaga muri kuvuga ngo umuntu ubandikira ino filime director wanyu muzamugurira akantu, ni umuhanga. Twarabimubwiraga rero, nawe ahari yumve ko yarakoze cyane, yabaye umuhanga pe, ino projet yitwayemo neza, niyo mpamvu mwayirebaga muyikunze. Ubiri inyuma yari director, niwe watubwiraga ati Alice gira gutya, rira, bigenze uku, kuriya nyine kose mwabonye byagenze, kuriya abakinnyi twese twitwaraga, kuriya ka Gihozo kigiraga utuntu, byose ni director ubiri inyuma. Turamushimiye, ni gake cyane umuntu ahura n'umudirector akaba yabasha kubona ikintu kikurimo, nyine role akaba yabasha kuguha icyo ushoboye, kuko mwarabonye ko muri no filime turangije buri muntu wese n'icyo ashoboye, umva byarahuraga kabisa. Turamushimiriye director wacu, yitwa Director Ricky, turamushimiye cyane. Dushimiye n'itsinda ry'abatekinisiye babanye natwe muri no filime y'umukire w'umumiliyoneri, abakameramani, soundman, abayeditingaga, bose turabashimiye, mwakoze akazi katoroshye, nibo batumaga filime muyibona umunsi ku wundi imeze neza, amashusho ameze neza,
sound imeze neza. Ibyo byose ni abatekinisiye babikoze, nabo ndabashimiye cyane. So ndumva narekera aho ngaho. Gusa kimwe cyo twishimira twebwe ni uko inyigisho twashatse kubaha muri iyi filime no kuri mwarayibonye. Ndabashimira ko mwabashije kwiga mukemera natwe tukababera abarimu beza. Murampamagara muri benshi, utampamagaye nyandikira kuri WhatsApp akambwira ati muri kutwigisha, ati nanjye iyi filime, hari uwambwira ati iyi filime nyigishamo abantu isomo, ati buri ko musohoye aka episode nanjye njya kwigisha abandi bantu. So mwarakoze cyane, ndabashimiye mbikuye ku mutima. Reka rero tuzahure mu yindi seri nshyashya turi kubategurira. Mubyibuke turi kubategurira proje itoroshye, proje izaba irimo imbaraga zacu zose. So ndabashimiye rero, reka ndeke gufata umwanya munini. Tuzasubira hari ubutaha. Hanyuma rero ntago ngiye kuri Alice Danica TV show, ibiganiro birakomeje. Abantu mukumbuye ko njya mu cyaro nkabeka vlog zo mu cyaro, mu mpe like, narabibonye mwarabinsabye, vuba aha ndabibagezaho. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha, Imana izasubiza aho mwakuye. Hari abamotari duhura bakambwira bati watumariye mega zacu, nyine bakazinyishyuza nkaho wagira ngo rwose mbafitiye ideni, ariko nukuri ibyo binyereka urukundo mudukunda. Mwarakoze kutureba, kuduha umwanya wanyu, kudutiza amaso yanyu mukatureba. Uwiteka abampera umugisha mwese aho muherereye. Ndabakunda, mukomeze mube maso, mukurikirana amakuru yacu hafi. Muri kiriya cyumweru ntago kizarenga tutabagejejeho proje nshyashya. So ndabashimiye, Uwiteka abarinde, abane namwe, abishimire, abaha umugisha mu byo mukora byose. Ndabakunda cyane. Bye.